gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mudugudu wa Rwisanga akagari ka Nyamirama mu murenge wa Gitoki mu karere ka Gatsibo, nyuma y'uko ngo umugabo witwa Donat Ngendahayo yishwe n'umugabo wari waje we kumusambanyiriza umugore yagezwa kwa muganga agahita yitaba Imana. Yes, nkuko mubyumvira rero ni inkuru ibabaje, ni agahinda cyane kuri uru rupfu rw'uyu mugabo. Ubwo biravugwa ko yari yagiye gusambana mu rugo rw'uyu mugabo n'umugore, yamara kujya gusambana mu rugo rw'undi mugabo n'undi mugore, ubwo yari agiye mu by'ukuri guca inyuma umugabo, ubwo ndavuga umugore yazanye icyo twakwita inshoreke y'umugabo. Iyo nshoreke y'umugabo byahoraga bihwihwisa ko n'ubundi bitari ubwa mbere, bitari ubwa kabiri, bitari n'ubwa nyuma. Yaje kurangira rero abafashe, amaze kubafata, wa wundi bafashe ari gusambanya umugore utari uwe, afata umwanzuro wo guhita yica nyir'urugo. Igikorwa mu by'ukuri kitari cyiza, igikorwa cy'ububwa, igikorwa cy'ubugwari. Ukibaza ngo niba uri umugabo wagiye gusambana, wagiye konona iby'abandi, wafatwaho gukongeraho n'ibyo ngibyo, kuri atari meza mu by'ukuri. Biraza kuba bigenda gutereka duhe n'abari bari aho ngaho umwanya nabo bagira icyo babivugaho. Barabivuga kwinshi bigiye bitandukanye. Icyo ngusaba ni ugukanda subscribe kuri International Harmony TV, ubundi tukarushaho kugenda tunogerwa na serivisi cyangwa tunogerwa n'ibiganiro byiza dukomeza kugenda tubategurira. Inshoreke itera mu rugo rw'umuntu, yicira umuntu mu rugo rwe, urumva nakumiro nyine. Yari yaramwigaruriye umugore, yari yaramwigaruriye, ariko nyir'urugo Donat akamwiyamata, singushaka mu rugo rwanjye. Undi akangarira akaza kumbaraga yamusambanya, ngo ibyo byari bizwi. Niho amakimbirane yaturutse kugira ngo bamwice. Bamwishe nyine bamuhora yuko yaravuze ati singushaka mu rugo rwanjye, igihe ubaho hirya iyo ngiyo mugendane mujye mukorana ibyanyu hirya, njye mukanzira aha ngaho mu rugo rwanjye. Bararaka rero nuko baramukubita baramwica nyine. Ikintu amwicishije twabonye amukubita gusa ngo ni umusambane, kuko ni nabyo ibyo bintu bapfaga, kuko agiye kumukubita icyuma avuga ati ndongorera umugore iwanjye, uwo habaza iki? Ikintu cyatubabaje ni kimwe, umuntu agutwarira umugore asigana kwishe. Nyagasuzuguro ni bya bintu by'usambana kwa gasuzuguro. Abaturage nk'uko mukomeza kugenda mubyumva rero, biravuga ko aya makimbirane muri uru rugo atari aya mbere cyangwa butari ubwa mbere, kuko n'ubundi ngo uyu mugabo yahoraga aza gutera uru rugo, ngo bwari inshuro itari iya mbere, kandi byari bimeze nk'aho bimaze kurenga urugero. Ya Donat n'uwo mugore we, ariko uwo mugabo nyase akamuzira mu rugo, Donat akamwiyamata, singushaka mu rugo rwanjye. Undi akaza agakuruka muri rugo akagira gute. Twabaye tuzi ko ibintu byaba kubera ko yari yaricecekeye, yarabihoreye, birangiza rero bamuvanyemo umwuka nyine. Niyo mpamvu twababaye. Umuntu umusambanyi yahawe karibu iwawe akamuka yagutana, ndetse ntiyarahari ko atavuze ngo nibamurekese, ntiyarahari se. Umva ko ni ikibazo rero, ntago ari byiza. Uwo mugabo yaraje akurikiye uwo mugore, n'uwo mugabo baramwiyamye n'ahacuro nyinshi, n'umudugudu urabizi n'akagari karabizi. Yari yavuye mu kagari Kabarore, umurenge wa Kabarore. Ubutabera abaturage mu byifuzo by'abaturage bo barifuza ko aba bombi babiryozwa, ari uwafashwe asambana ndetse n'uwo yasambanyaga, bikaza gutuma bica umwe mu bari bagize uyu muryango cyangwa abari bagize uru rugo. Umva uko babivuga. Ko nk'uwo nyansi yafatwa hanyuma akaryozwa ibyo yakoze, ariko hadasigaye n'uwo mugore n'ubundi nawe wateje icyo kibazo. Babaye abantu bari muri iki gitondo, abantu bose bababaye. Umugore w'umugabo n'agasuzuguro, n'agashinyaguro n'agasuzuguro. Abantu bavuga ko bapfuye ko ifuhe ry'umugabo yasanze mugenzi we anywera mu kabari, umugore yapimiragamo, ko umugore agira akabari apima inzoga kandi yakira abantu bose. Icyo tubabwira abaturage ni ukureka kumva ko kwiroha mu byaha, ni kwishora mu byaha by'ubwicanyi rwose atari byo. Ubuyobozi burahari kubahereza ubutabera. Nyakwigendera Donat Ngendahayo yapfuye asize abana 6 mu gihe ukekwaho kumwica n'umugore we bari gukurikiranwa.